wowe wasenze ukayirambararaho, wowe wasenze ukagundira ijambo, wowe na n'iyi saha ugitaka mukibwira Imana ngo Mana ndacyari mu ruhande rwawe sinzakwihakana. Imana iri kuvugana nawe ngo umva, irakurindira muri iyi nkuge, irakurindira mu gakiza yaguhaye. Nubwo uri umunyantege nke, nubwo hari ibyo udashoboye, ariko Imana irakurinda, humura. Iri kukubwira ngo humura, ubugingo yakwemereye. Haleluya! Ubugingo yakwemereye yarabwanditse ngo icyaba cyose nta kizakwambura ubugingo. Iri kuvugana nawe wowe ukomeje kugundira ijambo ry'Imana, iri kuvugana nawe wowe ukomeje kurwana n'ibyaha, iri kuvugana nawe wowe wahagaze ku kuri kwawe, iri kuvugana nawe wowe ukomeje guhamya Imana mu kigeragezo gikomeye, muri uwo muyaga uteye ubwoba. Iri kuvugana nawe wowe wihambiriye kuri urwo rugo ukavuga ngo uyu muntu ndamuryamaho. Iri kuvugana nawe wa musore we, wowe wakuze uwo mwana w'umukobwa ari imfubyi nta kintu afite. Iri kuvugana nawe, uhumure, ibyo wakoze byose byaranditswe, ngo nta marira na makeya warize yatakaye hasi, byose Imana yabihaye agaciro, byose Imana yarabibonye. Ikakubwira ngo humura, igarutse kongera kuguhereza imbaraga. Haleluya! Yongeye kukoherereza Mwuka Wera ngo agushoboze ibyo wananiwe, yongeye kukoherereza Mwuka Wera ngo akwambutse muri iyi nyanja yuzuye umuraba, yuzuye ibigeragezo. Yongeye kukoherereza marayika w'Imana. Nongeye kubasuhuza mwese, muraho neza, mugire amahoro y'Imana. Nk'ibisanzwe Mukantwari Vestine ndagarutse, nari mbakumbuye. Nje kongera kubagezaho ubutumwa bwiza bw'Imana, ijambo ry'Imana. Ubushize duherukana mbaha ikiganiro cy'umuryango, ababwiye ko nzajya mbavangiramo nyine ijambo, ibiganiro, nkabazanira n'abatumirwa. Hari n'igihe kizajya nkazajya mbazaniramo abafite ubuhamya, kuko nifuza nyine ibintu bibakomeza. Stress biba ari byinshi tuba dushaka guhuza amakuru y'isi n'ijuru, twumva icyo Imana ibivugaho, tumenye n'iki isi dushakaho, uko twakwitwararika muri isi kugira ngo n'Imana tuzabashe kuyibona. Njya nkunda kubabwira ngo ntago wakunda Imana udakunda mwene so. Inshuro nyinshi intego ya Mukantwari Vestine mbigisha ku kintu kijyanye n'imbabazi, imbabazi cyangwa kubanirana neza, kuba abantu beza, kuba inyangamugayo, kuba imfura, kuba intwari, mbese kutaba imbata y'ikibi. Iteka nibyo mba nifuza kubahuguraho, ibyo mba nifuza kubaganiriza. Rero ndishimye kuba nongeye kugaruka. Mwese ndabasuhuje, nimugira amahoro. Ndasuhuza abari mu burasirazuba, abari iburengerazuba, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu mujyi wa Kigali, abankurikirana bari mu bihugu by'Uburayi, abankurikira bari mu bihugu by'Abarabu, abari muri Amerika, abari muri Suwede, abari muri Australia, abari mu Bubiligi, abari muri Suisse, abari mu Budage, abari muri France, ndetse no mu bihugu byacu by'abaturanyi, Uganda, Congo, Tanzania, Burundi. Mwese nimuhabwe umugisha n'Imana, kandi njya mbabwira ngo uhumure, uko waba umeze kose Imana yatumye uza ku isi, ni nayo izi uko uzayivaho, ni nayo izi icyo yagukorera ukishima. Intambara urwana nazo, ibibazo ufite, amarira uri kurira uri wenyine abantu batabasha kumenya, inshuti zawe zitazi, umuryango wawe utazi, Imana irakuzi. Mbonero no guhumuriza mwebwe abababaye. Hari abarwaye igihe kinini muri kwa muganga,
impore, komera, humura. Hari abishwe n'inzara, mudafite icyo kuha abana, mudafite icyabaramira, mwabuze uko mwigira, babuze ubukode bw'inzu. Ni ibintu bibabaza kandi bihangayikisha, ariko nimuhumure, Imana idakiranirwa izi ikintu yakora mukishima. Yo ibasha gupfumbatura igipfunsi cyayo, igahaza kwifuza kw'ibyaremwe byose byo mu isi. Uyu munsi nawe urebe uko ikugenza. Aho uraho hose navuze mu mazina naho ntavuze, Imana irebe uko ikugenza, inezeze umutima wawe. Abafite ibikomere mwatewe n'isi, abishwe n'agahinda, hari abantu barwaye agahinda gakomeye utabasha kubona ijambo babwira ngo bahumurike, ariko Mukantwari niyoroheje nciye bugufi, nakubera umuvandimwe, nakubera inshuti, nakubera shangazi, nakubera anti, nakubwira ngo humura, Imana iragukunda. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, reka dushime Imana dusenga. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye, ngushimiye imirimo y'imbaraga ukora ku buzima bwacu. Ngushimiye ko ari wowe utwimana ku manywa na nijoro. Ngushimiye kuri Imana iturebera aho tutabasha kureba. Ngushimiye kuri Imana itugerera aho tutabasha kugera. Ngushimiye kuri Imana igica imigozi y'abadayimoni ishaka kutuboha. Ndagushimye kuri Imana ijya iburizamo ibyakaduhejeje hasi. Ndagushimye ko ari wowe mujyanama w'imitima yacu, habwa icyubahiro. Ndagushimye iyi tariki Uwiteka Imana uyu munsi. Bwakeye tureba waturinze. Uwiteka Imana aturinze mu gicuku cya nijoro. Twabyutse biremera, turambuye amaboko biremera, dutambutse biremera, twicaye biremera. Kristo, hari benshi barwaye umugongo, kuryama byabananiye, kwicara byabananiye, babuze uburyo, ariko turagushimye ko wabidukoreye. Nta kiguzi tuguhaye, atari ko tubarusha gukiranuka, ahubwo byose ubikora kugira ngo umugambi wawe ku buzima bwacu usohore, kandi utwereke icyigisho cy'uko kuba twe turi bazima ntacyo turusha bariya barwaye cyangwa bamaze kuva mu mubiri. Ndasenze rero ngo weze akanwa kanjye, weze umutima wanjye. Uwiteka Imana, amajwi yose adakwiriye gutambuka muri jye ntatambuka, amajwi yose adakwiriye kuvuga Imana muri aka kanya uyime ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Tsikamira imbaraga zose zarwanya ijambo ryawe muri Mukantwari, kandi icyo wampamagara, icyo wandemeye ugihereza imbaraga, kandi ngusabye imitima y'abakurikirana izi nyigisho bose, kugira ngo bajye baruhurwa n'ijambo ryawe, bajye bumva ihumure rivuye mu kanwa ka Mukantwari, kandi hakaba ari njyewe ujya undinda kwishyira hejuru, ahubwo ubwami bw'Imana bari bwo buganza imitima y'abagukurikiye bose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turi busange mu Byakozwe n'Intumwa, ibice byaho 27. Turahera ku murongo waho wa 6. Ndasoma amagambo menshi ariko yose aryoshye. Aho ndi buhagararire ndahababwira. Ibyakozwe n'Intumwa. Kandi ikindi, iyo turi mu ijambo ry'Imana ntabwo nifuza ko ibi bintu tubifata nk'ibintu twamenyereye cyangwa twaciye amazi cyangwa twumva ko tutakibibonera akanya. Mujye mugerageza tubonere ijambo umwanya, kuko iyo twasomye ijambo ry'Imana hari byinshi twungukiramo, ku buryo tutazayoba iyi nzira cyangwa hatazagira baza kudutuburira, ukumva n'ihumure mu mutima wawe, kuko ni ijambo ridashidikanywaho. Ibi ni ibyahumetswe n'Imana. Ijambo ry'Imana ritandukanye n'iby'abahanuzi, nubwo rimwe na rimwe nabyo tubikeneye mu buzima, ariko kandi kugira ngo tumenye ko twakira ubuhanuzi buzima, twifashisha ijambo ry'Imana. Muhabwe umugisha n'Imana. Ibyakozwe n'Intumwa, ibice 27, duhere ku murongo wa 6, baravuze ngo, umutware utwara umutwe
umutware utwara umutwe asangayo inkuge yavuye muri Alekizanderi reka nsubiremo. Umutware utwara umutwe asangayo inkuge yavuye muri Alekizanderiya ijya muri Italiya, adushyiramo, tumara iminsi myinshi tugenda buhoro, tugera bugufi bw'Ikinido bituruhije cyane. Maze umuyaga utubujije duhita munsi y'ikirwa cyitwa Ikirete imbere y'Isalumoni, kukikingaho umuyaga, tukikingira bituruhije cyane, tugera ahantu hitwa imyaro myiza bugufi bw'umudugudu witwa Irasaya. Ariko kuko hari hashize iminsi myinshi kandi kunyura mu nyanja kukaba kwari gufite akaga, kuko ndetse n'iminsi yo kwiyiriza ubusa yari yarashize. Nuko Pawulo abagira inama ati, yemwe bagabo, mbonye yuko urugendo rugiye kubamo ibyago no gupfusha byinshi, si iby'inkuge n'ibirimo gusa, ahubwo n'ubugingo bwacu nabwo. Ariko umutware utwara umutwe yumvira umwerekeza na nyir'inkuge kurusha ibyo Pawulo avuze. Kandi kuko umwaro atari mwiza gutsikamo, kuhamarira amezi y'imbeho, abenshi babagira inama yo gutsuka bakavayo, ngo ahari bashobora kugera i Forinike, kuba ariho bamarira amezi y'imbeho. Ariho umwaro w'Ikirete werekera hagati y'ikasikazi n'iburasirazuba n'ikusi y'iburasirazuba. Nuko umuyaga uturutse ikusi uhushye buhoro, bibwira yuko babonye icyo bashakaga. Ngo nuko umuyaga uturutse ikusi uhushye buhoro, bibwira yuko babonye icyo bashakaga, baratsuka bakikira bugufi cyane bw'Ikirete. Maze umwanya muto ushize, baterwa n'umuyaga uhuha cyane witwa Urakuro, uturuka kuri icyo kirwa. Inkuge irahehwa, ntiyabasha kugema umuyaga, turayireka ijya aho ishaka. Duhita munsi y'akarwa kitwa Kirawuda, twikingaho umuyaga, maze tubona uko dushyira indere mu nkuge, ariko bituruhije cyane. Maze kuyiterura benda imirunga bayinyuza munsi y'inkuge, barayihambira, kandi kuko batinyaga gusukwa ku musenyi usaya witwa Suriti, bamanura imyenda igendesha inkuge, bagenda batyo bajyanwa n'umuyaga. Dukomeza guteraganwa n'umuyaga cyane. Nuko bukeye bwaho baroha imitwaro mu nyanja, ku munsi wa gatatu bajugunya iby'inkuge mu nyanja, kandi hashize iminsi myinshi izuba n'inyenyeri bitaboneka,
duterwa na ruhuhuma y'umuyaga mwinshi. Ibyo bituma twiheba rwose ko ntawe uzakira. Kandi bamaze iminsi myinshi batarya, Pawulo ahagarara muri bo hagati. Haleluya. Dukeneye abahumuriza nka Pawulo. Arababwira ati, yemwe bagabo, mwari mukwiriye kunyumvira, ntimuve i Kirete ngo mutabona ibi byago no gupfusha ibyanyu. Kandi none ndabakomeza, nimuhumure, kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge. Kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana, ndi uwayo nyikorera. Akambwira ati, Pawulo, witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kayisari, kandi adera Imana iguhaye n'abo mugendana bose. Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko izabaha uko nabwiwe, ariko dukwiye gusukwa ku kirwa. Ku murongo wa 27 haravuze ngo, umutwe w'amagambo uravuze ngo, inkuge irengerwa bose bakira. Ijoro rya 10. Aya ni amajoro abakristo cyangwa abagenzi akomeye tugenda duhurira nayo mu buzima. Ya majoro Imana igenda iguheramo ihumure hahandi ubona butari buke. Ijoro rya 18 risohoye, duteraganwa hirya no hino mu nyanja ya Adiriya. Mu gicuku abasare bakeka yuko hari igihugu begereye. Bagera uburebure bw'amazi y'imuhengeri, babona nka metero 40. Bicumyeho gato bongera kugera, babona nka metero 30. Kandi kuko batinya gusekura ku ntaza, bajugunya mu mazi mu byuma y'inkuge, inyuma y'inkuge, bajugunya mu mazi inyuma y'inkuge ibyuma 4 byo kuyitsika, bifuza ko bucya. Abasare bashatse guhunga mu nkuge, bamanurira indere mu nyanja, basa n'abashaka kujugunya imbere y'inkuge ibyuma byo kuyitsika. Pawulo abwira umutware utwara umutwe n'abasirikare ati, aba nibataguma mu nkuge ntimubasha gukira. Maze abasirikare baca imigozi y'indere, barayireka iragenda. Bwenda gucya Pawulo arabinginga bose ngo barye, ati, none uyu munsi ni uwa 14 mutegereza, mutarya mudakoza intoki ku munwa. Nicyo gitumye mbinginga ngo murye, kuko ari byo biri bubakize, kandi hatazagira agasatsi kamwe gapfuka ku mitwe yanyu. Amaze kuvuga atyo, yenda umutsima, ashimira Imana imbere yabo bose, arawumanyagura, atangira kuryaho. Bose babona ihumure, nabo bararya. Twese abari mu nkuge twari abantu 276. Bamaze guhaga, baroha amasaka mu nyanja kugira ngo borohereze inkuge. Ijoro rikeye ntibamenya icyo gihugu, ariko babonye ikigobe kiriho umusenyi, bajya inama y'uko bashobora komoreraho inkuge. Bahambura imirunga yari ifashe ibyuma
bitsitse inkuge babisiga mu nyanja. Bakibikora bahambura imirunga yakomeje ibyerekeza inkuge. Urihanganira ijambo ndashaka ko turisoma neza kandi tukarisobanura neza. Ngo uru ni urugendo rw'Abisiraheli nyamuneka. Uru ni urugendo rurerure rw'Abisiraheli bakoze, ariko intego y'ijambo ndaje nyibabwire. Bazamura umwenda w'imbere uyigendesha berekeza ku musenyi. Umurongo wa 41. Ariko bageze mu ihuriro ry'amazi basekura inkuge ku butaka bwo hasi y'amazi. Nuko umutwe w'inkuge w'imbere urashinga ntiwanyeganyega, maze uw'inyuma umenagurwa n'imbaraga y'umuraba. 42. Abasirikare bashaka kwica imbohe. Ayiwe, izi ni imbohe disi zari zigiye kwicwa. Ngo bari bagiye ngo kureba nde harya Herode. Bari bagiye kwambuka Pawulo yambukanye nabo ngo bari abantu 240 ngo bagiye kwa Herode, ngo kugira ngo hatagira uwo muri zo woga agacika. Ariko umutwaro utwara umutwe ashatse gukiza Pawulo agwabiza imigambi yabo. Ariko umutware utwara umutwe ashatse gukiza Pawulo agwabiza imigambi yabo, ategeka yuko abazi koga biroha mu mazi kugira ngo abe ariko babanza kugera ku nkombe. N'abandi nabo bamwe bagenda ku mbaho, abandi ku bindi bivuye mu nkuge. Nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ati none mukantwarira ijambo atuzaniye ko ari ijambo rikomeye, ikindi akaba ari ijambo rirerire. Ntimukajye mugira ubute bwo gusoma ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo twasomye uravuga ngo bajyana na Pawulo mu nkuge kugira ngo bajye muri Italiya. Intego y'ijambo navuze ngo nayise ngo kubw'umuyaga uri mu nkuge, kubw'umuyaga uri mu nyanja, ukwiriye kuba ufite amatwi yumva neza umuyobozi kugira ngo utagwa mu nyanja. Ukwiriye kuba ufite amatwi yumva neza kugira ngo udatwarwa n'umuraba uri mu nyanja. Imana itugirire neza. Iri jambo nararisomye ndavuga nti mbega urugendo. Ibaza urugendo twebwe turimo turagenda uyu munsi ukuntu rungana. Ibaza urugendo uri kugenda ukuntu rumeze. Aba bagenzi bari kumwe na Pawulo ngo bajya muri Italiya, bari bagiye kwa Herode. Nta yindi nzira yagombaga kubaho atari inzira yo guca mu nyanja. Uyu munsi kumvira umuyobozi wawe ni iki? Kumvira Imana. Urumvira Imana gute se kandi utari kugendana nayo? Hari amajwi menshi uyu munsi ari mu matwi y'abantu ari kubabuza kumva ijwi ry'Imana. Hari n'abihesha amahoro bakavuga ngo Imana ntikivuga. Rimwe na rimwe wanababwira ngo Imana yambwiye, atataka kubwira yakubwiriye hehe, yakubwiye ngo iki wamubeshye. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko Imana ikivuga. Imana uko yari iri kera n'uyu munsi ni kuri, ntabwo yigeze ihinduka. Pawulo w'uyu munsi ni mukantwari. Abagenzi uyu munsi hari aho turimo turasiganirwa tugomba kugera. Twese ndagira ngo mbabwire hatavuyemo n'umwe. Uku twaje mu isi impundu zikavuga, ni nako tuzava mu isi bakarira. Kandi uko waje mu isi hari aho uvuye, uzanava mu isi hari ahandi ugiye.
rero ni urugendo rurerure. Ubundi ni ukuvuga ngo inkuge tuyigereranya n'agakiza k'uyu munsi. Inkuge tuyigereranya n'agakiza k'uyu munsi. Rero agakiza k'uyu munsi kari mu kugeragezwa. Umukristo muri iyi minsi ari kugeragezwa. Inyanja, iyo Bibiliya itubwiye inyanja, nta yindi, ntago inyanja ari iyi ngiyi tugenda tugashyiramo ubwato tukambuka. Inyanja ni iyi si. Iyi si ya none ni inyanja. Iyo ijambo ry'Imana rivuze umuyaga, uzi ko umuyaga ufite ubwoko, uzi ko umuyaga ufite amazina, ngo hari uwitwa ruhuhuma, hari n'umuyaga wa serwakira, hari n'umuyaga w'agashururu. Yo Mana ishobora byose. Uyu munsi wa none hari umuyaga uri kuguhuha, nawe ubwawe wawita izina ukurikije uko uguhuha n'ukuntu naho ukugeze. Inyanja uyu munsi ni iyi si turimo uyu munsi. Isi igoranye kuyibamo, isi yuzuye ibibazo byinshi. Nyagasani, iyi si umuntu areba akabura ahantu ari buyihungire. Inkuge ni agakiza. Inkuge ni agakiza uyu munsi dufite. Agakiza ufite uyu munsi niyo nkuge urimo. Rero niba inyanja ari iyi si ikaba yuzuyemo umuyaga, uyu muyaga nta kindi uri gushaka, uri guhiga inkuge. Kandi iyi nkuge iri mu nyanja itabaye ifite umusare, ari kunsakuriza. Iyi nkuge ibaye idafite umusare muzima, ndagira ngo mbabwire ngo ubu bwato nta hantu buri bugere. Iyi nkuge iri muri iyi nyanja, ayiwe, aka gakiza dufite none uyu munsi, tutabaye tutumviye umujyanama ari wo Mwuka Wera, ndagira ngo mbatangarize mwebwe nshuti z'umusaraba, bagenzi muri kujya mu ijuru, uyu munsi urugendo dufite, iyi nkuge ariko gakiza twambaye uyu munsi, karimo karapimwa. Agakiza karimo karapimwa. Ese mwarabimenye? Turi ku ntara, turi kugosorwa. Iyo mbivuga nanjye nishyiramo. Wambaza ngo umuyaga uri guhuha ni uwuhe Mukantwari? Ubwo uzi iyo umuyaga winjiye mu nyanja? Uzi umuyaga winjiye mu nyanja? Pawulo ngarangije abwira bagenzi bari bari kumwe, arababwira ati, bene data, nimube mworoheje kugenda. Iyi nyanja irimo umuraba mwinshi. Mubanze mutuze gato turebe aho umuraba werekeza. Nk'uko nawe ubizi kumva kwawe uburyo bigoranye. Muri iyi minsi dusohoye muri cya gihe Pawulo yavuze, mu minsi y'imperuka bazaba bakunda ibihumuriza gusa, badakunda ibikora ku byaha, ngo amatwi y'abenshi azaba barya, bazaba birarira, bakunda impiya, badakunda ababo, badakundana. Ariko uyu munsi wa none dore ikintu Mukantwari nifuza ko tuganira. Uyu munsi ngorane ufite n'umuraba ufite uyu munsi, nta ngaruka zirimo zo kuba warumvishije nabi, utarumviye umuyobozi wawe neza. Uyu munsi uracyumvira Umwuka Wera, cyangwa byabaye bya bindi byo gutera waraza? Mukristo mwene data, uracyumvira Umwuka Wera? Uyu munsi wa none uracyumva iby'Imana ivugana nawe? Kutumvira Mwuka Wera bishyize benshi mu kaga n'amakuba.
kandi iyi nkuge kuyibamo udafite amatwi yumva neza. Hari amabuye ngo bita igishonyi, amabuye bita intaza. Aya mabuye yita intaza ari mu nyanja kandi yihishe mu mazi, ntago agaragara. Ngo abagenzi bakigenda, Pawulo arababwira ati yemwe, nubwo mutigeze munyumvirana mbere, ariko nimwumva uko Uwiteka Imana ari kumbwira, ari kuvugana nanjye, ari kumbwira ngo nimbabwire ijambo ry'ihumure, ngo mbabwire yuko usibye ubu bwato twari dufite ingorane tugihaguruka, kuko mwanze kumva, mwanze kunyumvira nk'umuyobozi wanyu. Nababwiye ngo mube muretse kwinjira mu nyanja, murangije ngo mubonye umuyaga ugenjeje gake. Hari abantu bajya babona umuyaga ugenjeje gake bakagira ngo umuraba washize mu nyanja. Hari abantu Imana ihereza ibisubizo by'akanya gato, mugira agahenge ko koroherwamo gake, ukagira ngo ibigeragezo birarangiye, uzongera ukenera Imana. Hari abantu Imana iteza intambwe, bakagira ngo ntibazongera gukenera Imana pe, bakagira ngo umugabane wabo bamaze kuwugeramo. Ariko mbarahiye ukuri kwihoraho, mugende gakeya, turacyari mu isi. Ntabwo uzi imyaka uramara mu isi. Ngo kugeza ubwo bagezemo hagati, baravuga ngo kugira ngo borohereze ubwato, bagire bimwe bajugunya mu nyanja, bagire bimwe bajugunya mu nyanja kugira ngo inkuge yoroherwe. Ibyabo by'agaciro barabijugunya mu nyanja kugira ngo boroherwe. Harimo abavuze ati rero kugira ngo dutegereze iyi Mana, ntabwo iyi Mana izaza natwe tutabaye nk'abandi. Ngo harabafasha amahundo y'amasaka, imbuto zirabura pe, imbuto z'agakiza murazijugunya. Ati mbere nabihangani, iyi mpamvu ibigeragezo ndwara nabyo bidashira, nuko muvuga nka ceceka. Reka nze nanjye mpangane namwe, mutagira ngo ururimi rwanjye mwararuziritse. Hagarara uzuhure n'ingorane, hagarara uzuhure n'ibigeragezo. Iyo ujya kubimenya ugakomeza ugaceceka, izo mbuto zawe ukazirinda, kubera yuko iyo wavuze umuntu amenya iki kurimo. Ubu Mukantwari, uyu ndimo kuvugana namwe, ndabizi muri abahanga, muri abanyabwenge, muzi no gushungura cyane. Abenshi nta nubwo mujya mwumva iby'umumaro umuntu avuze, ahubwo mutega amatwi ngo mwumve rya jambo ryasobwe Mukantwari, muba ari ryo mukiritika, kuko ubwenge bw'isi buzagwira. Nuko iminsi y'imperuka imeze. Tugeze muri cyagiye umuntu ashobora kuvuga amagambo y'igishegu, mukajya kureba mukaruhura ubwonko, mukumva ko ibyo bintu ari byo mwari mukeneye. Ariko uyu munsi naba ndi kuvuga ijambo ry'Imana, wareka akatagaze taka, babuze ibyo bavuga, baba barindagiye. Ariko ukeneye ijambo ry'Imana niba ushaka kuzava muri iyi si uri muzima, ufite ubunyangamugayo, ushaka, birakwiriye ko ubika ijambo ry'Imana nk'umutsima. Hari aho twasomye aratubwira ngo igihe cyo kwiyiriza ubusa cyari cyarashize, gusenga mu bantu byarashize. N'abasenga muri iyi minsi barasenga by'umugenzo, byo kwerekana yuko batagwa. Ntibikubuze kunywa inzoga, kandi urabizi neza ko aho usengera buriya buri kintu cyose kigira, buri torero ryose rigira amahame. Urabizi ko itorero ryawe ritadefiriza, itorero rya ntirinywa inzoga. Hari n'abatemererwa ngo kurya inyama zibonetse zose. Ariko ukavuga ati njyewe muramenye, nzajya nsenga babibone ko nambaye imyenda imeshe, babibone yuko mpari, babibone ko ndi umuririmbyi muri korari. Ariko n'ubundi ntibizatuma ntasambana, bazajya babibona yuko ndi umuhanuzi, ariko ntibizajya bituma ntanywa inzoka, dore niyo nyweye amazi ikirungura kirazamuka.
ngo icyo gihe kwiriza ubusa byari byararangiye. Gusenga muri iyi minsi mwabiciye amazi, nta gaciro bigifite. Naho insengero ngo zafungiwe, ntabwo bafunze insengero zubatse z'amatafari, ariko ntabwo bigeze bafunga urusengero rwo mu mutima. Hari icyigisho nigeze nababwira cy'amateraniro yo mu mutima, kugira amateraniro yo mu mutima. Abantu bahaze gusoma Bibiliya, bamwe barasoma Bibiliya bakamera nk'aho barimo barasoma imvaho, ariko birakwiriye ko mukunda gusoma ijambo ry'Imana, kugira ngo iyi nkuge tubashe kuyigendamo yitwa agakiza. Biragusaba ko wimenya, biragusaba ko wimenya, biragusaba ko usubira mu mateka yawe, ahahise hawe, ukongera ukahakurura kugira ngo udatakaza umwimerere w'agakiza. Imana itugirire neza. Umuyaga ndajya babwira ngo iyi si yuzuyemo imiyaga myinshi, ariko banze kumvira umuyobozi wabo wari ubayoboye, bahura n'ingorane nyinshi. Abakristo dufite muri iyi minsi twazize kutumvira Imana. Ingorane nyinshi abakristo bafite, abamenye Imana nyinshi bafite, ingorane imiryango myinshi ifite, ntabwo bigeze bubakira ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Impamvu uyu munsi wubatse urugo rurimo amarira, ntabwo wigeze ubanza kuyoboza Imana inzira, ahubwo uyu munsi rwakuhiriye ku mutwe, nibwo urimo gutekereza ukavuga ati uyu muyaga uri guhuha mu rugo, reka njye gushaka abahanuzi bampanure. Wagira amahirwe ugasanga ufite n'amafaranga. Hari n'abarimo barishyura abahanuzi amafaranga, ukamutegera akazi iwawe kugira ngo aguhanurire. Azaguhanurira bihwanye n'amafaranga umuhaye. Ntabwo umuraba uzaba ushize, ahubwo ugabanyije iby'agaciro byawe, uri kubijugunya mu nyanja ngo worohereze inkuge. Imana itugirire neza. Umuyaga, reka mbabwire ikimenyetso cy'umuyaga. Iyo umuyaga winjiye mu rugo, iyo umuyaga wamaze kwinjira mu nkuge, uba wabanaga urugero uba wabanaga n'abisegeneza bawe, warangiza ukabona akazi k'umugabo karahagaze, ni nawe wakoraga wenyine, muranakodesha. Kandi inshuro nyinshi iyo umuyaga waje, nta nubwo tuba twifuza yuko na bene wacu bamenya aho dutuye, kugira ngo inkuru zidakwira. Twanga ikintu cyitwa ipfunwe, twanga ikintu cyo kuvugwa, twanga ikintu cyo gutarangwa. Mwese munabizi. Katuvuga ati uyu mwana waje umugabo ahembwa tunywa igikoma mu gitondo kikajyana n'umukati, nihashira iminsi 3 nta gikoma gitetswa, abana banjye bona banakinyweraho. Atekaga igikoma nkagishyiramo amata, cyangwa twanywaga icyayi cy'amata. Ariko uyu munsi uyu mwana naza kubona yuko tutarimo turanywa igikoma, cyangwa turimo turakinywa nta mata arimo, rimwe na rimwe n'isukari yagabanutse, nta n'irindazi bijyanye, azambara. Tujya tugira abantu mu mafamiye batagira amabanga, bajya baza kudusura, atari ukudusura by'urukundo, ahubwo bameze nk'ingenza. Iyo umuraba wateje rero ikibazo kiba kivutse, biba bihari bavuga yuko mwakize mumeze neza, urugo ruri mu Imana. Ariko iyo byatangiye kwanga, batanga amakuru bakavuga yuko inyatsi yabaye inyatsi kabaye. Ako kanya rero inama itukorerwa mu cyumba mu mbere, umugabo n'umugore bakatangira akavuga ati rero, umugore agatangira ati none se mugabo wa, kubona akazi kahagaze, ibyo kurya bikaba ari ikibazo, kabana bacu bura twamenye uko tuberanja, nk'uyu mwana tubigenze gute? Bagakora inama, bakaba banahamagara mu rugo bakareba uko babigenza. Ukajya kumva mu gitondo ukibyuka mwana muko bakakubwira ati rero ibintu hari ikintu twifuzaga kuganira nawe, cyangwa bakakubwira mbere yuko ujya kuryama, bakakubwira ati mbere yuko ujya kuryama uze tuganire. Atumva vesti mbere yuko ujya kuryama uze tuganire, turagushaka.
bagahita bakwibutsa ko mukecuru wawe ari wenyine, inka ziri kumurushya n'abashumba bamunaniye, ko ukwiriye gutaha ukegera umukecuru katanameze neza. Kandi muri ya minsi byemeraga wari nk'umukozi muri urwo rugo, ni wowe witaga ku bana, witaga ku gikoni, wateguraga ameza, ni wowe wakoraga amasuku. Ariko kuko umuyaga winjiye mu nkuge, bibutsa yuko umukecuru aba wenyine. Nyamara cya gihe byemeraga umuyaga wari wagabanyutseho gakeya, bumvaga ko kuba umukecuru ari wenyine ntacyo bivuze. Ariko kuko umuyaga wahushye, umuyaga iyo wahushye bituma mwibuka yuko mufite imiryango mwasize inyuma. Umuyaga igihuha, umuyaga ugahuha, gukodesha bikanga, umuyaga ugahuha, imikorere igapfa, banke zigateza cyamunara. Babandi mwumvaga mutazasubiraho, hahandi mwari mwaragurishije amasambu mu ntara mwaraje mukagura i Kigali, umuyaga wahuha ukahita wibuka yuko hari ahantu mwari habaga amashinge, ushobora kugenda noneho ugaterekamo inzu y'ibyumba 2, hahandi umva utazasubira, umuyaga ukagutegeka kongera gusubirayo. Murabyibutse? Uzi iyo umuyaga waje, wari umukozi wa leta, mwajyaga mugira event, mukajya gutembera, mugasohoka, mukagenda mukajya ku meza, mugakora umunsi mukuru wo gushimira, mbese wo kwinegura, wo kurema ingamba nshya, imikorere, abakozi bakoze neza, kampani yarungutse, cyangwa se habaho ikiruhuko cy'abakozi, mwamanutse mwagiye kuri Muhazi mukenjoyinga. Nasanze ibyo bintu bibaho, nanjye bisigaye bimbaho. Mukajya mukumva boss abahaye message ibabwira ati buri mukozi wese yitegure, komite runaka mwitegure, abakozi abanaba mwitegure, mu byiciro bitandukanye tuzajya ahantu kuganira ibijyanye na business. Mugashyiramo ikote, abandi baze kuryoshya bagashyiramo utwenda two ku mazi kugira amafoto abaryoshye nkuko bisanzwe, uba wumva biraho. Ariko buri umuyaga waje nawe utangira kubikeka, kwa kundi byatangiye guhwihwiswa ngo hari abakozi bagiye gusezererwa. Buri umuyaga batangiye guhuha mu nkuge, kaba kabaye uwibuka gusenga utarasengaga cyagihe, abatangiye kuyongera kwibuka gusenga. Abafata udutelefone bagahamagara Mukantwari ati nyamuneka turi kubona mu kazi bitagenda neza, kubita abazimu bapfe mu izina ryaje, kandi agazugi gafite nta n'ikintu wigeze umarira. Babandi mwasenganaga ntiwigeze wongera kuboneka ngo ujye no gushima Imana ko hari ikintu Imana yakoze, ahubwo kuko umuyaga wahushye utangiye kuza, utangiye kwimenyereza kongera kugaruka, utangiye gusenga kubera yuko byadwegereye, utangiye gusenga kubera yuko ubona n'ubundi urimo kuramira ibigenda. Uraramira ibigenda, wabimaze mu nkuge, uri kujugunya mu nyanja, uratanze ruswa. Hari n'abatanga ruswa z'igitsina, mwari abakirisitu, ingute mukemera mukazimanura cyangwa mukazizamura, amakanzu mukayavanamo kugira ngo uhereze umukoresha wawe, umuhereze ruswa, umuhe happiness, muryamane, kugira ngo nibikomera dosiye yawe ayiryameho. Muba mwatangiye gutakaza iby'agaciro mu nyanja. Imana idutabare kandi Imana itugirire neza. Abenshi iby'agaciro mwabimariye mu nyanja. Hari abanimo kwiga mugatsinda mukarangiza mukabona amadiplome, mwadepoza bikanga. Uwo ni umuyaga. Ariko kugira ngo byibuze nuhura na engineer runaka cyangwa nuhura n'umukoresha runaka wagiye gukora ikizamini, urashakisha nimero ya boss mukuru, ubanze ureba akantu mupfunda, kugira ngo mbese dosiye yihute igereyo vuba. Uko ni ukujugunya iby'agaciro mu nyanja. Nubona byanze nawe arabibona yuko umukeneye cyane, aragusaba ibirenze, iby'agaciro byashyiriye hehe mu nyanja. Imana idutabare, Imana itugirire neza. Umaze gutakaza ibingana iki mu nyanja mama? Umaze gutakaza ibingana iki mu nyanja wa mugabo we? Umaze gutakaza ibingana iki mu nyanja? Wa mukobwa we, umaze gutakaza ibingana iki mu nyanja? Iby'agaciro umaze gutakaza mu nyanja bingana iki? Kandi ibyo ntabwo biri buhagarike umuraba, niko ijambo ry'Imana riri kutubwira.
Pawulo amaze kubona yuko iby'agaciro bitangiye gushira, abantu b'Imana igitutsi cyatangiye kubazaho, baraburagiye ahantu hose, baragerageje, barazamutse imisozi biranga, bamanuka ibibaya biranga, bajya mu butayu biranga, bifungirana mu byumba byabo biranga. Ariko umva uko ijambo ry'Imana rigarutse rikubwira. Pawulo arangije arababwira ati mva nimuhumure, ngo bagerageje guhengeka ubwato ngo bahungire mu kigobe, aho ubwato bushobora guteraganwa ntibwiyubike, mbese bajye nko ku nkuta. Hari ukuntu umuntu ajya avuga ati reka n'aka gashoro ngire gutya ndebe yuko byakunda, ndebe ko najya kwa shangazi nkohereza y'abana mbe nigabanyirije umuyaga. Wagera ugasanga naho umuyaga winjiyeyo bakabakugarurira. Hari igihe umurabuza umugore mu rugo akavuga ati reka ndebe ko narwaza mfata amaboko umugabo wanjye, bikanga. Aho werekeje amaboko hose bikanga. Ariko Pawulo yitegereje arababwira ati nimwumve uko Uwiteka Nyiringabo Imana imbwiye, kandi none ijambo mbabwiye mwemere kugira gute kuryumva. Aba bari mu nkuge ngo bari imbohe, zari imbohe, kandi abari batwaye ubu bwato bari bafite imyumvire mibi. Ntabwo bashoboraga kumva ijambo rya Pawulo, ntabwo bashoboraga kumva ijambo ry'Imana, ntabwo bashoboraga kumva icyo umwuka w'Imana ari kubwira amatorero, ntabwo bashoboraga kumva icyo umuyobozi ari kuvuga. Icyo barebaga bo bari ukuyobora ubwato gusa, nta bindi bibareba. Zari imbohe, kandi izi mbohe zagombaga kwambuka inyanja ngo hatagize n'umwe upfa. Pawulo arababwira ati dore amakuru nkawe nijoro rero. Aya makuru ni ayahe? Uwiteka Imana ari kumbwira ngo nimbabwire ngo usibye ubwato buri bwangirike, usibye inkuge iri bwangirike, ariko muhumure mwebwe muraza kuva muri ubu bwato muri bazima. Twagombaga gupfiramo kuko twanze kumvira Imana mbere. Twagombaga gupfiramo tukaburamo abacu, tugapfusha abacu benshi, n'ubugingo bukaburiramo. Ariko Imana ishobora byose iravuze ngo nimbabwire ngo nimuhumure, muzambuka hatagize n'umwe ugira gute upfa. Haleluya. Mukantwara umva ko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo nimbabwire ngo nimuhumure. Nubwo umuyaga ubahuha ari mwinshi, nubwo mwarwanya ariko byanze, mwarasenze biranga, abandi muranabirambika, abenshi mubitse ubuhanuzi bwinshi bwanze gusohora, murimo muranibaza niba ari Imana yavuganye namwe. Ariko Imana umva ko iri kuvugana nawe. Wowe wasenze ukayirambararaho, wowe wasenze ukagundira ijambo, wowe na n'iyi saha ugitaka mukibwira Imana ngo Mana ndacyari mu ruhande rwawe, sinzakwihakana. Imana iri kuvugana nawe ngo umva. Irakurindira muri iyi nkuge, irakurindira mu gakiza yaguhaye. Nubwo uri umunyantege nke, nubwo hari ibyo udashoboye, ariko Imana irakurinda, humura. Iri kukubwira ngo humura, ubugingo yakwemereye. Haleluya. Ubugingo yakwemereye yarabwanditse ngo icyaba cyose nta kizakwambura ubugingo. Iri kuvugana nawe wowe ukomeje kugundira ijambo ry'Imana. Iri kuvugana nawe wowe ukomeje kurwana n'ibyaha. Iri kuvugana nawe wowe wahagaze ku kuri kwawe. Iri kuvugana nawe wowe ukomeje guhamya Imana mu kigeragezo gikomeye, muri uwo muyaga uteye ubwoba. Iri kuvugana nawe wowe wihambiriye kuri urwo rugo ukavuga ngo uyu muntu ndamuryamaho. Iri kuvugana nawe wa musore we, wowe wakuze uwo mwana w'umukobwa ari imfubyi nta kintu afite. Iri kuvugana nawe. Uhumure, ibyo wakoze byose byaranditswe. Ngo nta marira na makeya warize yatakaye hasi, byose Imana yabihaye agaciro, byose Imana yarabibonye. Ikakubwira ngo humura. Igarutse kongera kuguhereza imbaraga. Haleluya. Yongeye kukoherereza mwuka wera ngo agushoboze ibyo wananiwe. Yongeye kukoherereza mwuka wera ngo akwambutse muri iyi nyanja yuzuye umuraba, yuzuye ibigeragezo. Yongeye kukoherereza marayika w'Imana
akira marayika uhawe n'Imana, akira imbaraga z'Imana, akira uburinzi buvuye ku Mana, akira ijambo ry'ihumure. Ntabwo iki ari cyo gihe cyawe cyo gupfa. Humura, nubwo bikomeye, nubwo bikugoye, nubwo imbabura itari kwaka, nubwo umaze igihe kinini wiziritse mu nda, inzara yarakunyuzemo, nubwo umaze igihe kingana gutya wambaye ubusa, nubwo umaze igihe kingana gutya ubukode bukwishe, nubwo umaze igihe kingana gutya wabuze icyo ufata n'icyo ureka, ariko umva ijambo ry'ihumure ngo ntabwo Imana izemera kupfa gutyo, ntabwo Imana izemera kugwa aho hantu, ntabwo Imana izemera yuko ibyo watuweho byose bibi bizakubaho. Ntabwo iryo ari ryo herezo mama, ntabwo iryo ari ryo herezo wa mugabo we, iryo ntabwo ari ryo herezo wa musore we. Komeza agakiza, wiva mu nkuge. Haleluya. Hari aho twasomye ijambo ry'Imana ngo bamwe bashaka kuva mu nkuge, Pawulo arangije arababwira ngo nihagira n'umwe uva muri iyi nkuge, ngo ntabwo ubu bwato buzambuka ngo bugere, biratuma n'abandi batazagerayo. Nihagira uva muri iyi nkuge, muri uyu muraba umeze gutya akava muri iyi nkuge, arasemera n'abandi, nimube umurungu umwe, nimukundane, nimufatanye, nimufashanye. Wa mugabo we, wiva muri urwo rugo, rugumemo mu izina rya Yesu, kuko nuruvamo niko gusenyuka k'urwo rugo. Mama, kumva yuko ugiye kwahukana, guma muri urwo rugo. Imana wasenze, iki ni cyo gihe kugira ngo ize igusubize amasengesho wasenze. Biragaragara ko utorohewe. Umva mwana w'umukobwa, ntabwo iki ari cyo gihe cyo kwishingira, guma mu gakiza. Haleluya, guma mu gakiza. Imana igusanze mu gakiza, igusanze aho wihanganiye. Haleluya, Imana igusanze aho wihanganiye, ikuzaniye umusore, imurinze nka zahabu, azakubera umugisha, azakubera igisubizo. Wirekura, wiva mu bwato, wiva mu nkuge, witakaza agakiza, witakaza iby'agaciro, wikwishingira, kuko ntuwo wishingiyeho nawe umuyaga uri kuguhuha nawe uzabahuhana, ntibizamara kabiri. Imana iri kukwinginga, umvira intumwa, umvira umuyobozi wawe ari wo Mwuka Wera. Wikwiyahura, wikwishingira, wikwigirira nabi. Umva mama, wirekura umusaraba, wita abana, wikwijishura, wikwiyica, wikwigirira nabi. Humura, nubwo umuyaga ari mwinshi mu nyanja, ariko umusare dufite ni Yesu. Haleluya, umusare dufite ni Yesu, atuyoboye neza, ntabwo azemera kuba ubwato burohama. Humura, komera, nje kugukomeza mu izina rya Yesu. Komera, ndaguhumurije wowe uri mu gihugu cyo hanze, ndaguhumurije wowe uri mu Burayi, wowe uri mu Bubiligi byananiye, uruhijwe n'uburwayi, uri kwivovotera umubiri, uri kumva ko Imana itakiri mu ruhande rwawe. Humura, Imana irahari. Uwo muyaga Imana ije kuwucyaha. Wowe uri mu Budage, uyu munsi wagiye uzi ko ugiye gukora bizinesi, ariko bizinesi yawe yanze, warahombye, hamwe washatse n'itike gusubiza iwanyu byaranze. Ariko uwo muyaga, komera ku Uwiteka, komera ku rutare ari rwo Kristo Yesu. Araje, aje gucyaha uwo muyaga. Ndavugana namwe mwebwe muri mu bihugu bitandukanye, mwishwe n'agahinda, mwishwe n'agahinda k'ibigeragezo. Abenshi mugeragejwe n'imiryango mwavutsemo, abenshi mufite ibigeragezo, babakurikije amahembe, babakurikije imyuka mibi, batongerezo za nyabingi. Murarushye, muruhijwe n'imiruho, bimwe na bimwe mutezwa n'abana b'abantu.
ariko umva mu rwego rwose waba urimo, umva ihumure rivuye ku Uwiteka, umva ijambo ry'ihumure rivuye ku Uwiteka. Igihe wazamukiye imisozi kirahagije, iki ni cyo gihe cyawe cyo gucyamika. Humura, Imana ije guturisha uwo muraba. Humura, Imana ije kwigizayo iyo miyaga, imiyaga yakwaburiye abana ubwenge, imiyaga yakwaburiye umutware. Umugabo wawe ntakifuza gutaha, iyo ari ku gasozi yumva amerewe neza, yagera mu rugo umwiryane ugatangira. Abana iyo bari hanze baraseka, bagera mu rugo umwiryane ugatangira. Uwo ni umuyaga, uwo ni umuraba. Ariko Uwiteka umva amasengesho wasenze. Iki ni cyo gihe cyawe kugira ngo Imana yongere ikuzeho. Iki ni cyo gihe cyawe ngo Imana yongere ikore mu bwonko bw'abana bawe. Imana iguhera abana akazi. Iki ni cyo gihe kugira abana 3 bane mama, ufite abana 3 bose barangije kwiga, baricaye, abahungu n'abakobwa baricaye, amadiplome barayujuje, baradepoza bikanga kubera iyo miyaga. Hari ituruka mu barozi, hari ituruka muri aba bakonikoni, hari abaturarira inyuma y'ingo bacuragura. Ariko umva uko Uwiteka Imana ari kuvugana nawe, akiri ihumure mu izina rya Yesu. Iki ni cyo gihe Imana ikaza igahosha uwo muraba, abana bawe bakagira akazi, abana bakabona ubuzima, abana bagashingirwa. Umva mama, umaze igihe kitari gitoya usengera abana bawe ngo nawe ugire abakwe bazima, nawe wambara ikamba. Umva uko kubyara no gushyingira bimera. Abararahiye bakubita agatoki ku kandi, baravuga ngo ntabwo uzashyingira, ariko Imana iraje uwo muyaga iwuhoshe. Igihe kirageze papa, igihe wakoreye bikanga, urakora ntuhembwa. Igihe cyo kujya guhembwa iyo kigeze, bahita bakwirukana, ntumenye ukugambaniye uwo ari we. Aye, birababaza ibi bintu, kandi ni wowe ufite umuryango mu maboko, wabuze icyo ukora, nta ruvugiro ufite mu rugo. Umugore wawe ari kukwita imbwa kubera yuko yagushatse ufite ubushobozi, ariko umunsi ubushobozi bwabuze, umuyaga warinjiye mu kazi, umugore ntigeze amenya ko umuyaga winjiye mu nkuge. Ariko umva uko Uwiteka Imana avugana nawe. Waragerageje uko ushoboye biranga, ariko Imana yongeye kuguhereza ihumure, iri kuvugana nawe ngo humura. Ni Imana ivanaho akagambane kakarangira mu kazi. Muntu uri kugambanirwa mu kazi kawe uyu munsi, uwo ni wo muraba ufite, uwo ni wo muraba. Ariko komeza ubinyangamugayo, wa mukobwa komeza ubinyangamugayo, wa musore we komeza ubinyangamugayo, wa mugabo we komeza ubinyangamugayo, wa mugore mwiza we komeza ubinyangamugayo. Rinda agakiza kawe, rinda imbuto Imana yakubitsemo. Hamya Imana irashaka kuyihamiriza, iraje ihosha umuraba. Haleluya. Ndikumva Imana yaje, ndikumva Imana ije kuguhoza, ndikumva Imana ije kukuremera, ndikumva Imana iremye ibishoboka, ndumva Imana izuye ibyawe bimaze igihe byarapfuye. Imana ihimbazwe. Pawulo arababwira ngo bagezemo hagati mu nyanja, batangira gutekereza ngo bibaye ku ijoro rya 14, amajoro ajya aba menshi, amajoro menshi abaho y'umubabaro. Benshi murara murira, benshi murara amashuka yanyu yuzuyemo amarira. Imana irabibona, humura. Amagambo uvuga uganye Imana irayumva. Amasuime yaruzuye amarira, ibitenge byuzuye amarira. Mwami Yesu, Imana yarabibonye, humura. Mva wa mwana w'umukobwa we, Imana ireba akaga n'amakuba ufite, iri kubona uburyo uruhijwe, iri kukura mu muryango ukurerewemo, iri kukubonaho kwa mwene wanyu, uburyo abakozi bose batashye babirukanye. Ako kazi ukaba ari wowe uri kugakora wenyine, urakoropa inzingana gutyo, uramesa ukamesera n'abana bakuze, ukamesa ukagera kuri byose ibyo byose. Amasengesho wasenze uri kumesa, amasengesho wasenze uri gukuba amasafuriya, ayo masengesho wasenze bagusubirishamo imyenda ngo yapfubye, Imana byose yarabibonye. Igihe cyawe kirageze ngo uruhuke. Imana ije guhosha umuraba wo mu nyanja, nimuhumure. Mwitakaza Imana, mwikumva ko Imana yabaretse,
mwikumva ko Imana yabasize, mwikumva ko Imana yacecetse. Nubwo yacecetse iracyakora, nubwo Imana yacecetse iracyari mu kazi. Kubona utari gutabarwa aka kanya si ikimenyetso cy'uko Imana yakwibagiwe. Kubona utsinze mu ishuri si uko ikigerageza Imana yawe yakibagiwe. Kubona ukora ugahomba si uko Imana itabona ko ari amajoro ujya kurangura. Ahubwo harabura gatoya, humura, kandi niza bazabimenya. Imana nizo uzabimenya. Igitondo kimwe uzabyuka usanga byahindutse. Bamaze kugera ku ijoro rya 14 ngo batangira ngo kohereza ibitambaro kugira ngo barebe ukuntu ngo bavuga mu bwato bugabanya umuvuduko, kuko bwagendaga buteraganwa n'inyanja. Ibigeragezo bituma tuvuga byinshi bidakwiriye, tukabwira abo tudakwiriye kubwira. Iyo ubwato bwarindagiriye mu nyanja, ibigeragezo byakubanye byinshi, nyabusa we ugenda ukabwira na wa wundi utarigeze yifuza yuko unabaho, wa wundi ugutega iminsi ukamuganyira kubera agahinda, ukavuga ati ahari wenda yangirira impuhwe. Ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo ntukarye ibyo ufite ijisho ribi. Hari abantu twagiye tubwira ibibazo byacu badakwiriye kubyumva. Hari abo watakiye badakwiriye gutakirwa. Rimwe na rimwe ari nabo baguteje uwo muraba. Ariko umva uko Uwiteka Imana avuga. Jambo narasomye rirambwira ngo hafite ishyano ugusha umuto muri aba ngaba. Gicyari kumubera kiza nuko atari kuvuka. Ngo yarakwiriye kuzirika urusyo mu ijosi akajugunywa mu nyanja. Ariko umva uko Imana iri kuvugana nawe. Nubwo hari byinshi twagiye tuvuga tukabibwira badakwiriye kubyumva, bakanatwumvira ubusa, bakanadutaranga. Hari abo waririye badakwiriye kuririrwa, hari abo wahamagaye nabo badakwiriye guhamagara, hari nabo wahamagaye bafite ibibazo biruta ibyawe, ntibabasha kugusubiza. Usunika message ntibanazisoma, n'abazisomye ntibagira icyo bazivugaho. Takira Imana, bwira Imana, kuko uyu munsi Imana nije kukugirira neza. Imana nije gukora change mu buzima bwawe. Barangije ngo bagezemo hagati ngo barapima metero hasi ngo mu bujyakuzimu, ngo basanga ngo aracyarimo metero 30 winjira mu mazi. Baravuga ati haracyabura gatoya. Ngo bigiye imbere nanone ngo barongera barapima, ngo baravuga ngo ubu bwato bashinga ibyuma 4. Haleluya! Hari ibyuma 4 ukwiriye gushinga mu nyanja, ukwiriye gushinga, ukwiriye guhagararaho. Hari intware enye ukwiriye kugenderaho ziragufasha gutambuka muri iyi nyanja. Ngo ubwato budasekuye kuri iri buye byitwa intaza. Intaza ni ikintu kikudindiza. Intaza ni nko kugwingira, ikintu kikugwingiza mu buzima, ukihambira ku kintu ubona ko kitazashoboka, ariko ugakomeza ugatereka nizirika ahantu ntahava, nta wamenya. Ayo nashoye ni menshi ntarayagaruza, ntago mwabirekura. Izo ni intaza ziri mu buzima bwawe. Ukavuga ati reka nihangane, aka kazi ndimo gukora nindamuka nkavuyeho, noneho ningera hanze biragenda gute? Reka nemere banyita ikigoryi, reka nemere banyita amahero, reka nemere bancire mu maso, ariko reka ntava aha ngaha. Ugasanga iyo ni intaza. Iryo ni ibuye ry'intaza riri mu nzira yawe, riri gutuma udatambuka. Pawulo arangije arababwira ati ibyo byuma 4 ni mu bishinge mu nyanja, bifate mu nyanja hasi. Biraza gufasha ubwato kuvugama neza, buhagarare butagonze ibuye ry'intaza, cyangwa ngo ryinji amazuru y'ubwato acengere muri ubu butaka, muri uyu mucanga usaya. Hari igihe tujya duhagarara ahantu wareba umucanga ushashe ukagira ngo ahantu hagaze hari tere. Ukatuvuga ati uyu muntu namugiriraho umugisha reka musange, ahubwo ugasanga ibyo ugiye kumubwira waye nk'umwigiye umushinga. Uhagaze ku mucanga utebera. Abantu benshi barigite mu mucanga utebera. Ugahagarara ahantu wabonaga ari ahantu hashije neza, hari icyobo. Ukavuga ati aya mafaranga reka mpfe kuyashora muri utu tuntu. Aho hantu ugasanga umuntu arakubwira ati nyamuneka ngwina nkwigira umushinga. Akakuba ati kugira ngo umushinga wawe ukore neza uraza witwaje 500. Ikindi kandi uranangurira akantu. Akakuba ati hari n'abandi bagomba kuza kubidufashamo, nabo bagomba akantu kugira ngo ibintu. Wa muntu ati kugira ngo ibintu bikore bisaba gushirika ubute no kwitanga no kureka urutare kwe nta kivamo. Aho hantu ni ku mucanga uzateberamo. Ugasanga password zose niwe bazifite.
uwo muntu mukorana mukoranye igihe, ayiwe Imana idutabare, tugire urukundo rugirana inama nzima, inama yubaka, inama ifasha abandi, inama iramira abandi. Mu by'ukuri ugasanga ubanye n'umuntu mukoranye imyaka 5 ariko nta terambere na rimwe wigeze umukuraho, uhagaze ku mucanga utebera. Hunga mu izina rya Yesu, Imana ikurinde. Icyo ni icya kabiri kuntaza. Ugasanga ubanye n'umuntu arakurya gusa, nta kintu wamuvanaho, arashaka ko umuhereza ariko nta kintu yaguha. Iyo agukeneye arakubona ariko ntiwamukenera ngo umubone. Uhagaze ku mucanga utebera, mu izina rya Yesu Imana ikuvanire mu nzira, intaza Imana ikuvanire mu nzira, ishutse zimeze nk'umucanga ugutebeza mu nyanja. Iyo watebeye mu nyanja ntabwo umuntu yaguhereza amaboko ngakuzamure. Hari abantu benshi ushobora kuzamura ariko uwo muntu uzamuye akaba atazamura abandi. Hari umuntu ushobora kugira inama ariko umuntu ntagira abandi inama. Imana iduhereze inshuti z'umumaro, Imana itugirire neza. Pawulo arangije avuga ati ibyo byuma 4 ni ibihe? Haleluya. Dore ibyuma 4 ukwiriye kugira mu buzima bwawe. Intwaro ya mbere ni ukwizera. Ukizera ko ibyo Imana yavuganye nawe bizasohora. Icyaba cyose k'ijambo Imana yavuze no kurikora izarisohoza. Iyo cyo ni icyuma cya mbere ukwiye gushinga mu nyanja duhagaze, mukavuga mpagaze mu kwizera ko ibyo Imana yavuze byose bizasohora. Intwaro ya kabiri cyangwa icyuma cya kabiri ukwiye gushinga mu nyanja, ibyiringiro. Kugira ibyiringiro by'uko Imana wakurikiye iriho. Haleluya. Kandi kibyuko rutaruhiye ubusa, ko mu neza wagize utaruhiye ubusa, ntuzicuze neza wagiriye abandi. Menya ngiyo neza izakugarukira. Intwaro ya gatatu ukwiriye kwishingikirizaho, iki cyuma ukagishinga, ukavuga ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, ijambo ry'Imana. Byanditswe byeri bizakunanira uzabisomamo aha ngaha. Ibihumurizo utavanye mu bantu uzabikura mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, mukunde gusoma ijambo ry'Imana. Intwaro ya kane aricyo cyuma cya kane. Imana itugirire neza, kuzirikana iby'Imana yavuze. Zirikana iby'Imana yavuze. Zirikana iby'Imana yavuze kandi ugira amatwi yumva neza. Imana idutabare. Tugeze hanyuma rero, hari ibintu ndimo ndasoza iki cyigisho. Pawulo ngo bamaze kugera hahandi ibyuma babishinze ubwato buhagaze buvugamye, noneho ngo abarinzi cyangwa abasirikare babona yuko kandi ubwo bwato burumva bwari buhagaze bukiri mu nyanja n'ubundi. Ibyuma byari bishinze mu nyanja. Hari ibyiringiro ukwiriye kugira ukiri muri iyi si, kugira ngo urye iby'Imana yakwemereye nta uguhagaze hejuru. Hari ibintu ukwiriye kugira mu buzima bwawe kugira ngo wenjoyinge umugisha Imana iguhaye udafite umutima uguhagazemo. Nubwo tukibana n'abantu babi, nubwo ibigeragezo bigikomeje, nubwo intambara zikomeje, ariko hari ibintu bino ukwiriye kuba ufite muri wowe bizakwinjiza n'ahandi ukava muri ubu buzima twinjira no mu bugingo buhoraho. Abasirikare bamaze kubona babarinzi b'ubwato ngo bamaze kubona yuko bishoboka ko ubwato noneho ngo bugiye kugira gute kumeneka, uko bwahagaze ngo bwarasadutse. Busadutse ngo bashaka, ngo abasirikare bashaka ngo kubica ngo hatagira n'umucika. Hari ibyo uzacika, hari intambara uzahunga uri umwana w'imfubyi, utarakwice mu bupfubyi akubariranye wagezeyo. Avuga atarashatse ariko ntazabyara. Barahari. Arashatse ariko ntazabyara. Aracuruza ariko ntazunguka. Imana itugirire neza. Ngo noneho ngo Pawulo arangije arababwira ngo mva, musimbuke mugwe muri aya mazi. Ni musimbuke, abashoboye koga ni mwoge. Bamwe abazi koga mwoge, abandi ngo bafate imbaho bazambukiraho. Bakristo bene data, mukwiriye kwicara muticaye ubusa. Hari ibintu mukwiriye kuba muzi mu buzima bwanyu, ndimo ndasoza, kugira ngo uyu munsi ubashe kurwana ubuzima bwose muri iyi si. Kwiriye kubaho uzi gutwara ikinyabiziga, uzi gutwara imodoka kuko hari igihe uzayikenera.
ukwiriye kuba uzi gutwara moto, uzi gutwara igare, ukwiriye kuba uzi koga. Muve mu bujiji, wambara ikabutura ugende ujye mu mazi woge, kuko hari aho bizagera ukarokorwa n'icyuzi. Imana idutabare, twaguke mu buryo bw'umwuka, twaguke mu buryo bw'umubiri. Imana itugirire neza, kugira ngo ugere ku by'Imana yagusezeranije. Hari ubwenge ukwiriye kunguka, hari uburyo ukwiriye kubaho, hari ibyo ukwiriye kurekura. Rekura ubujiji, menya kugirwa inama. Senga Imana ari kugira negeza no kugira ibyo umenya gukora. Mwumfasha mushaka amaperime, mwigire perime, mwige computer. Mu minsi iri imbere tujye kujya dukorera ibintu byose kuri online. Harabona Mukantwari ndi kuri YouTube mukacira imanza, ngubwo twagwengera iminota iradutwaye. Ejo mu gitondo uraje, nawe uzabizamo ibi bintu cyangwa ukore n'ibirenzeho. Ariko nje kubaburira rata mbabwira ngo icara uzi byibuze gusoma, iga uzi indimi, icara uzi koga mu mazi ku buryo wakwambuka mu mazi bibaye ngombwa. Ukoga wa mugore ugacubira ukagendera mu mazi mo hasi, ukuburukira hakurya iriya, kuko umwanzi uguhiga aza gutegera ahantu hose. Imana itugirire neza. Ukeneye kumenya gutwara imodoka, kuko mu migisha n'Imana ikubwira ngo nzakugirira neza. Hari aho uzakenera imodoka, ubu uracyari gato urabasha kunyaruka. Hari aho uzagera ibiro byiyongere ukenera imodoka. Ukwiriye kwiga imodoka, kuko n'umushoferi hari igihe utazamubona. Mwige gukora utuntu twose kugira ngo tuzageraho dusiganirwa amahoro. Muhabwe umugisha n'Imana. Iryo ryari ijambo nabateganyirije. Mbabwira ngo nubwo umuraba ari mwinshi, nubwo umuyaga ari mwinshi, ariko igihumuriza Imana ibahaye uyu munsi nuko mutazagwa mu nyanja, muzomoka kandi muzagerayo amahoro. Ariko Pawulo akababwira ngo igihe gishize mutarya nicyo kinini, kugira ngo twambuke rero hatagize n'umwe uvanwaho agasatsi ko ku mutwe cyangwa atagize kindi atakaza. Mwongere murye kandi murye iby'umumaro, murye ijambo ry'Imana nk'umutsima utera imbaraga. Munywe amazi y'ubugingo ariryo jambo, kandi nanone mwizere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu, kandi mwakire umwuka wera nk'umujyanama muri mwebwe. Ibyo mutishoboje Imana izabibashoboza. Nimwakire ihumure mu izina rya Yesu. Mwari kumwe na Mukantwari Vestine. Tusoze dusenga. Mana, mu izina rya Yesu uhereza umugisha umuntu wese wakurikiye iki cyigisho, kandi agabana umugisha uturutse ku Mana. Abafite imbogamizi, ab'umuyaga wahushye ari mwinshi, bongerera imbaraga kandi bibyuma. Buri wese umuhereza ibyiringiro, buri wese umuhereza ijambo, buri wese umwambika imbaraga aho yacogoye umubabarire. Kandi uzadushoboze kuzava muri ubu buzima dutuyemo, dusiga isi ari nziza kuruta uko twayisanze, kandi ubugingo buhoraho butwandikira iteka ntitukave mu gitabo cy'ubugingo. Funga amarembo y'abarimbuka, wagura amarembo y'ubugingo. Tabara benshi bagukeneye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.